bakunzi b'urubanza intermedia, tubanje mbere na mbere kwasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho mwiherereye hose, abari mu Rwanda, abarutemberamo, abarunyuramo, abanyarwanda bari imihanda yose, baba bari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Afurika, aho umunyarwanda wese ari n'umukunzi w'abanyarwanda ari, twifurije ibihe byiza. Uyu mwanya rero tugiye kureberamo ikiganiro kijyanye n'uburyo wabona umwavoka udahangayitse, kuko abakunzi bacu bifuje cyane ko twabereka uburyo ushobora kubona umwavoka. Impamvu y'iki kiganiro ni uko hari abantu mu by'ukuri bazi kubona umwavoka ari ukubanza guhamagara abantu runaka, ari ukubanza gushakisha mu nshuti, ndetse hari n'abayobywa n'abavoka n'abita abavoka kandi atari bo, rimwe na rimwe bakabatwara utwabo. Hari benshi batubwiye ko bashaka abavoka bakababura, hari abavoka hari abo abatekamutwe niko nabita, abigize ngo abakomisiyoneri mu manza, cyane cyane imanza z'amaksida, aho babasanga mu bitaro bakabakoresha amasezerano, ndetse ugasanga ayo masezerano agiye kuzateza ikibazo cyangwa baje kuzagirana ibibazo bitewe n'uko wa muntu baramwihereranye mu gihe yari mu bibazo, baramupfukirana, ugasanga mu by'ukuri uwo ari kudiringa nawe kujyanye n'urubanza rwe ntabwo amwishimiye cyangwa ntabwo yigeze agira uruhare mu kumushaka. Hariho n'abahura n'abiyita abavoka ari abatekamutwe, bakabatuburira, bakabatwara amafaranga yabo. Ikiganiro kizafasha abantu benshi, ndetse na babandi bajya bakunda kuvuga ngo hereza nimero y'umwavoka runaka. Ubu ngubu biroroshye ko umuntu yabona umwavoka, akabona nimero ye, akabona aho akorera, akabona n'ibyo akora, akoresheje telefone cyangwa akoresha computer. Abanyarwanda benshi muri iyi minsi umubare munini urakoresha telefone, smartphone, umubare munini urakoresha computer, umubare munini uzi cyber cafe icyo ari cyo. Biroroshye, nta mpamvu yo kongera kwibaza ku muntu ati ese umwavoka bambwiye ni runaka, kuko ese uyu muntu yabakora akazi k'ubwavoka. Kubireba wenyine nicyo dushaka kurebera hamwe muri ikiganiro, kugira ngo ujye ubyirebera wenyine bigufashe kumenya niba umwavoka muri kudiringa nawe ari umwavoka akora umurimo, umwuga w'abavoka. Ni mu kanya, kuko twari tumaze kubivuga, kugira ngo ushobore kubona umwavoka uciye kuri website y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda, biragusaba ibintu bibiri by'ingenzi. Kuba ufite telefone smartphone, kuvuga ngo ni telefone zigezweho zishobora gukoresha internet, zikagaragaza amashusho, ziri smart. Icyo bimusaba uyu nguyu nuko afite ufitiye telefone, kigeretseho nuko agomba kuba afite internet. Ikindi gikoresho cyakwifashishwa ni mudasobwa, computer. Computer nayo mu gihe umuntu ayifite akaba anafite internet, biroroshye ku accessinga ku rubuga rw'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Uzabigenza ute rero? Kuko bisanzwe uzajya ahashyirwa website habugenewe, website y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda ni rwandabar.org/rwa. rwandabar.org/rwa. Iyo warangiza uzashyira kuri enter ya computer cyangwa telefone, uhite ubona website y'urugaga rw'abavoka yiyafishe.
ushobora kuba ufite connection internet igenda gahoro, no kwihangana icyo gihe uzategereza numara kubona urubuga rwiyafishe winjiremo. Tugiye kwereka uburyo uzinjiramo noneho ukabona amakuru ukeneye. Iyi foto niyo mukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Hari aho uzabona ahangaha about us, ni ibijyanye n'urugaga, abo turi bo, uzabireka. Media uzabireka. Laws and articles, ibintu bijyanye n'amategeko n'amabwiriza biriho. None nugera hano kuri applications, niho uzaklika ubone webmail, Rwanda Bar Association, MIS, bulk SMS, izishya ISMS, sobanuza inkiko. Aho rero hose uzahareka, uzajya hanga kuri Rwanda Bar Association MIS. Iriya MIS nivuga ngo ni Rwanda Bar Association, iriya MIS ni Managing Information System. Uzaklikaho, numara gukirikaho uzabona ahantu hyafishije advocates. Aha rero uzashyiramo izina ry'umwavoka, yaba yakubwiye izina yiswe n'ababyeyi cyangwa yiswe mu idini. Rimwe ryonyine nurishyiramo uzabona amazina ye n'ibindi turi gukoreke. Uzashobora kubona amazina ye, uzashobora kubona aho akorera, uzashobora kubona nimero ya telefoni, uzashobora kubona imanza akunda kuburana naho akorera, aho biro ye iri. Dufate urugero rw'umwavoka wenda witwa Welarsi. Tukimara kwandika Welarsi, turajya kuri search. Kuri search turakirika kuri search. Murabona ko haje abavoka benshi bitwa bahuriye ku izina rya Welarsi. Hari Welarsi Rudasingwa, hari Welarsi Munyantwari, hari Welarsi Mbaraga, Welarsi Kairu. Umwavoka rero ukora, tutagiye mu detail menshi, uzasanga handitseho active. Ukora uzasanga hariho active. Mu gihe hari uwagiye atagikora umwuga w'abavoka, kuko umwuga w'abavoka ni umwuga umuntu akora umunsi ku wundi, mu gihe atakiwukora rero ni inactive. Uzasanga handitseho gutya inactive unknown. Uhite ko umenya ko uwo mwavoka akora cyangwa atagikora. Turanabeka ko hari igihe ashobora kuba yarahagaritswe, nabyo turabibereka. Aho uzasanga handitse suspended cyangwa yarapfuye, deceased. Ibyo nabyo tugiye kubireba. Ariko tukiri ku page, tureba wenda kuri Rudasingwa Welarsi.
haraza ifoto ye, ifoto ye iraza iragaragara, ndetse haze na email ye, haze na telefoni, haraza na telefone ye irabigaragara, ndetse n'igihe yinjiriye mu rugaga nabyo birabiriho. Kadusubira inyuma, icyo gihe iyo bigenze bitya, haba kuri telefone cyangwa kuri computer, uzajya kuri try again, kuri resend, dufate Welarisi Munyantwari, ariya kuri Maitre Welarisi Rudasingwa tubonye ko ntabwo agaragara ahantu akorera, ndetse n'imanza ajyamo akunda kuburana. Connection irimo iragenda gakeya, kenshi hari igihe usanga bitewe n'uko mu masaha nk'angaya abantu benshi baba bari kuyikoresha, bigatuma igenda gake. No kubyihanganira rero, kuko isi uko iri kugenda evoluwa, isi uko igenda yihuta cyane, abantu barakoresha internet ari benshi, abantu barakenera gukoresha internet ari benshi. Aro naho turasanga umuvandimwe Maitre Welarisi Munyantwari, nawe ni kimwe no kuri Maitre Rudasingwa Welarisi. Turongera ngo tujye kuri resend. Iri ni ikintu gishobora kuba kuri buri wese, haba kuri telefoni cyangwa kuri computer. Ni buriya buryo umuntu ashobora kongera gusubiraho agashakisha umwavoka. Reka dufate urugero noneho rwitwa Parazari. Reka dufate izina rya Gatari, turajya kuri search hariya, turategereza gato kugira ngo internet yafishe. Biya kwari kwababigiye uyu muvandimwe Maitre Salim Steven Gatari, biragaragara ko uyu nguyu afite email iragaragara, aho imanza ashobora aburana, nazo ziragaragara, zikunda kuburana, ndetse n'ahakorera addresses, hariho na phone numbers, telefone ziwe.
icyo gihe rero nuvuga ngo umuntu wakubwiye ngo yitwa runaka taramugeraho, turongera turebe fata urugero rwa George ni kuri search, aha turabona hari ibyo twagaragazaga ko active ni umuntu uri mu mwuga, uri mu rugaga rw'abavoka, ukora ugikora akazi umunsi ku wundi. Deceased ni uwitabye Imana, George Gatari, Imana ikomeze kumuha urukundo ridashira. Suspended ni uwahagaritswe mu rugaga rw'abavoka. Deceased ni umuntu witabye Imana, we ntabwo biba byarangiye, ariko suspended bishobora umuntu ashobora guhagarikwa mu gihe gitoya akaba yakongera kugaruka mu mwuga w'abavoka. Turebe wenda urugero nka François, dore agatablo noneho kanabigaragaza neza, nako kaba kari ku ruhande, aka status definitions active, the advocate is certified to practice. Inactive, unknown, the advocate is not certified to practice for the indicated year. Ashobora kuba inactive ariko ubutaha ukazasanga ari umwavoka, ariko iyo yakubwiye izina rye ugasanga ari inactive, uwo muntu ntabwo wamuha urubanza cyangwa kuhagararire nk'umwavoka, kuko aba atemereye gupuratika k'umwavoka, ntabwo aba ari active. Suspended nibyo ariko tumaze kuvuga, the advocate is temporarily not permitted to practice. Ngo abahagaritswe by'agateganyo. Struck off ni umwavoka wahagaritswe, wirukanwe burundu. The advocate is struck off the advocate's role and is not permitted to practice. Uyu ni uwirukanwe mu rugaga rw'abavoka. Kubonye handitseho struck off, abarirukanwe. Deceased, the advocate has passed on, died. Uburo ni uburyo buzagufasha kureba bwagufasha kubona uburyo wareba ko umwavoka uko ari gukora akazi, yemerewe gukora uwo mwuga. Kadufata urugero rwa Amani. Usanga ari active.
area of practice n'imanza aburana, kimwe no ku bandi bose bari active. Nta gishya kirimo no kugaragaza amazina ko ari active, ukareba ko rya zina rye uribona ari active. Numara kuribona, uwo muntu uzicare muganire, ujya aho akorera, mwumvikane ku rubanza rwawe, urumuhe azagufasha. Uwo uzasanga ratari hano, hari igihe umuturage adusanga rwose ukabona birababaje, yakwereka umuntu bagiranye amasezerano, ugasanga iryo zina mu gihe urishyize muri system kuri website y'urugaga hariya hano muri management information system muri MIS, ugasanga uwo muntu ntabwo ahari, kandi ugasanga nubwo adahari ariko yarariye amafaranga y'umuturage. Ni ibintu bibabaje rero, ariko ubu buryo nanone buzabarinda abamamyi, buzabarinda abatekamutwe biyitirira umwuga w'abavoka kandi batawukora. Hari n'uzasanga yaramaze kubaka izina, bamwita maître muri quartier, bamukuza bagira gute, ariko ari uburyo kugira ngo ari uburyo yubatse bwo gushaka kurya abantu amafaranga. Ndatekereza rero ko bizafasha buri wese. Nta mpamvu yo kuvuga ngo umuntu agiye kwirukanka ashaka ngo nimero y'umwavoka runaka nayibuze, ngo mbese ngo umwavoka akorera hehe, ngo mbese ameze gute, kuko numara kujya aho ariho hose, uwo ari we wese wafata ngaha, uzabona ifoto ye iziyafisha. Iyo nta n'ifoto afite, ariko ntabwo ari ikibazo. Ubundi ufite ifoto ye yagakwiriye kuba yarayitanze, kabiri hariya ukanamubona ko uwo muntu ari umwavoka, n'ibindi byose ugende ubyirebera. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, mwari kumwe na Maître Amani Jean de Dieu. Nyuma yo kuberekera rero uburyo umuntu yabonamo umwavoka, cyane cyane mu gihe uhuye n'ikibazo ugashaka umwavoka bamubura, cyangwa ukaba waramwumvishije avugwa haba mu manza cyangwa avugwa n'abafamiliye, abantu bo mu miryango. Ushobora no kureba ukajya ugakora ubwawe bushakashatsi, ukajya muri Google ukaguguringa ushaka kureba umwavoka imanza yagiye aburana rimwe na rimwe zishobora kubonekamo experience afite, ibintu byose ushobora kujyamo ukabireba. Za YouTube channel ntabwo ari ibintu bihambaye. Ufite smartphone, ufite computer, afite internet, ni ibintu yakwishakira, ni ibintu yakwirebera ubwe ku giti cye. Ntagire umuntu umuyobya, ntagire umuntu umutwara utwe, ntagire umuntu umujyana mu butekamutwe. Nyuma yo kurebera hamwe uburyo umuntu yabona umwavoka, uburyo yabona aho akorera, nimero za telefone, imanza akunda kuburana, turagira ngo nk'uko abakunzi bacu babyifuje, ikiganiro cy'ubutaha kizarebana n'uburyo umuntu ashobora kuzungura indishyi. Donc mu gihe uburyo izungura ry'indishyi zituruka ku mpanuka bitewe n'ibinyabiziga bigendwa ku butaka na moteri zikorwa.
birashoboka ko umuntu umuvandimwe ashobora kwicwa n'impanuka, abandi bafite uburenganzira ku ndishyi baziregera, muri bo hakagira upfa. Tuzarebera hamwe rero mu kiganiro cy'ubutaha uburyo bigenda, kuko bisanzwe rero mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu, umukunzi wanyu Maître Jean de Dieu. Shimira cyane abamaze gukora subscribe cyangwa s'abonner. Nawe utarabikora ngusaba iyo nkunga yo kubikora kugira ngo be umwe mu bakunzi b'urubanza intermedia, mu ba mbere bazajya babona ibiganiro byacu. Kora like mu gihe unyuzwe n'ibikubiye muri kiganiro, kora dislike mu gihe bitakunyuze, utange comment mu gihe ufite icyo ugeza ku bavandimwe, ku bakunzi, ku nshuti, inama watanga ndetse n'ubufasha waduhereza, haba mu bitekerezo, haba mu bijyanye n'ubukungu, cyane ko twabwiye ko twifuza ko ku rubanza intermedia dutumira abavoka n'abanyamategeko muri domaine zitandukanye kugira ngo duhanahane ibitekerezo mu buryo bwagutse, dukore kuri domaine zose zishoboka kugira ngo ibyo bigerweho. Ni ubufasha bwanyu, ubufasha bwawe, ubufasha bw'uriya, ni ubufasha bw'abakunzi b'urubanza intermedia, kandi bizafasha abantu benshi. Icyo tugamije aha ngaha ni uko dusangira ibitekerezo mu rwego rw'amategeko, bidufasha umunsi ku wundi, kuko mu buzima tubura n'imanza umunsi ku wundi. Mu buzima ufite cye ntaburagura n'urubanza. Amasezerano ayo ariyo yose ashobora kuba intandaro yo kujya mu rubanza. Icyo umuntu afite nacyo gishobora kumuteza imanza. Ushobora no kufite itungo ryakonera abantu, cyangwa yaba ari nk'imbwa yagira uwo iruma, ibyo nabyo bikagushora mu manza. Nahacu rero kureba kumva agaciro, duhereza ibintu, duha urubanza intermedia, ndetse n'umurongo iyi channel yihaye ni umurongo w'ingirakamaro kandi uzafasha benshi, uzanadufasha umunsi ku wundi. Murakoze, naho ubutaha. Imana ibarinde, ibafashe mu butunzi, mu bwenge no mu bumenyi. Turi kumwe.